Amakuru yawe meza. Waherukaga i Kigali ryari? Lasha. Kwa 10. Kwa 10. No kuvuga ngo uza mu minsi mikuru rero uje kurya Noheli na Bonane. Yego. Wagiye uvugwa kenshi mu itangazamakuru ariko udahari uhuye naryo kuri uyu munsi waje mu Rwanda. Ahanini wabwira iki abanyarwanda akora aka kanya nyine nk'umuntu wise wumva ko wageze i Kigali? Ndishimye cyane. Ingeze hano numva nishimye. Nimba kumbuye. Hanyuma nubwo mu Rwanda ari mu rugo ariko ubyane kose hari impamvu bitumye uza mu Rwanda kuri inshuro niye mpamvu uyu munsi uri mu Rwanda? Wakenshi yanje hano mbanzangwe na business no gusura abantu iki gihe nzangwe na business bien sûr ariko hari ibindi bikorwa nje gukora hari ibintu numvise ndi concerned with numva nyene gukora nko gufasha abantu ndashaka guhura na Josiane sindamubona dufite ibintu byinshi byo kuganira ni ibyo ngibyo nyine. Hanyuma sikiri kuri Josiane ubwo wamushyigikiraga mu bijyanye na Miss Rwanda wanamuhaye amafaranga atari muke cyane agura n'imodoka ariko mwari mufitanye umushinga wo kuvuga ngo muzakora igitaramo munatumira umuhanzi wo muri Nigeria Tiwa Savage kuri uyu munsi ntabwo icyo gitaramo turakibona bigeze ariko nari nabivuze kuri Instagram yanjye na Josiane yari yabivuzeho gato ko bitakunze habayemo inzitizi ni ibintu bishoboka wenda bizaba cyako for now nta plan. Hanyuma mu makuru yakuvuzweho muri uyu mwaka harimo nyine n'ubundi nibijyanye na Sadio Mane, Kate Bashabe, Mimi Mirage. Ibyo bintu ni byavuzwe ko nyine wanyomoje amakuru yuko Kate Bashabe yaba ari mu rukundo na Sadio Mane ariko banavuga ko nawe mushobora kuba muri mu rukundo. Nibyo bimeze bite? Ibyo bintu nta kintu navuga uwo nzi ni Sadio ariko what's her name? Kate ntago muzi personally so Sadio Mane umuzi nk'umukinnyi kuri televiziyo cyangwa se personal inshuti yanjye wamubajije ko aziranye na Kate warabimubajije nyine ko nkuko wabyanditse icyo nabwiye nuko atamuzi nta kindi nahenzaho umwerukana rya Sadio Mane nk'umuntu inshuti yawe vuba ahangaha nyuma yo kwanditse biriya bintu mwanje murabona leave it. Hanyuma wenda tugarutse kuri Mwisasane Josiane niho hanini wavuzweho cyane ndetse nibijyanye no kuba waramuguriye iyo modoka nibijyanye no kwamamariza ku iduka ryawe mufitanye imikoranire yihari izwi cyangwa ni kuri yakuntu nyine mwakoranye nuko mugiye kubonana nta kindi kintu kibyihishe inyuma? Ngewe ufite umuntu wamunyeretse bari muri Miss Rwanda parce que ntago najyaga nyikurikira cyane mbona history ye ngiye nkunda abakobwa bitinyuka numva arankoze ku mutima numva nshatse mu boosting like nicyo cyatumye mwitaho hako nta bundi bumenyane nta kindi ariko twakomeje kuvugana turi inshuti. Mu minsi ishize wamuguriye mwohereje amafaranga guri imodoka ayo mafaranga baba baramenye ko byageze imodoka yarambwiye ngo arayiguze yaranayerekanye. Hari amakuru avuga ko iyo modoka atigeze ayigura ahubwo ari musaza wafashe amafaranga bari bohereje akayakoresha ibintu bye rusange. Ibyo bintu uramutse umenye ko ari byo n'icyo wakora? Ngiye nta kintu ntago nshaka kwishyira hagati ya famille ubwo ibyo musaza we nawe bakoze nkeka ko bafitanye relationship iruti yanjye hagati yanjye iyo nagira na Josiane ntago yarutaye yagirana n'umuvandimwe we ngiye narayamuhaye after she does all she wants. Hanyuma uri umunyamideli ukomeye ku isi mu buryo bw'imideli nyine mu Rwanda ni gisata navuga ko kitarabona abantu benshi cyane cyangwa se kitarashyigikirwa ngo kizamuke cyane. Ubitekerezaho iki nka Mimi Mirage wumva hari ikintu kidasanzwe wakora? Ese abanyamideli bo mu Rwanda bo muri connected ku buryo wenda muba mwumva mwari ikintu mwakora cy'umwihariko bimeze bite kuri icyo gisata n'abantu bakunda imideli? Hari bakeya nzi bakora imideli hano ariko nta relationship nyinshi dufitanye ndifuza just ko
kubyinjiramo nkareba neza. Hanyuma mu ncamake umwe mu bantu bakoranye n'abantu bakomeye cyane ku isi mu bijyanye n'imideli nka Beyonce, Nelly, muri make mu by'ukuri aba bantu basa nk'aho bakomeye cyane kuri ubu mpuzamahanga mwahuye muti? Nanjye naritinyutse you know nkora casting basangana nujuje ibisabwa, that's all. hari ibyo tubona uvuga ati bapostinga wenda nk'umwenda Rihanna yambaye nako wenda Nicki Minaj yambaye akavuga ati barakwigana ubundi cyangwa dukunda kubibona kabisa icyo kintu kigarukeho. I don't know, Rwandans they don't have a sense of humor or what. You know, ngenda umuntu ukunda guseka most of times mvuga ibintu nti gusetsa abantu hari se yanyigana gute mba nivugira umuntu bifata seriously cyangwa akabifata ukundi namufata nk'umuntu utazi guseka. Hari igitaramo cyati wasavuga ibigeze gutegura byahereye byagenze nabivuze. Ahubwo reka ngaruke ku nkuru yavuzwe yawe na The Ben. Nabyo byavuzwe ko The Ben nyine wakunda kumupostinga agapostinga akaripostinga n'ibiki bakavuga ko hari ukundi kuntu mufitanye umubano wihariye. Ibyo nibyo The Ben ni inshuti yawe ku kiye kigero muziranye mute nyine sa nk'utubwire umubano wawe na The Ben? Ben turazanye gutya nta kindi kintu narenzaho nta birenze. Mujye mubonana dufitanye abantu turaziranye se nagura ngo turaziranye. Mujye mubonana hari i Burayi wenda kazi Burayi cyangwa kajya muri Amerika mukabonana nabimeze? No. Okay. Hanyuma uje mu Rwanda uzamara igihe kingana iki? Nibihe bikorwa wenda wavuga mu magambo ahinnye wenda uteganyiriza abanyarwanda wenda bibareba wavugaho biri rusange uzakora hano i Kigali? Ubundi akenshi iyo nje hano ndaza nkamara nk'iminsi 2 cyangwa nkamara nk'iminsi 3 ngahita naha, ako ubu ngubu mfite iminsi myinshi numva ari occasion yo kureba neza ikintu ngewe numva ikintu nshaka cyane nuko morandeba ukuntu umuntu yakwinvestinga ikintu umuntu yakora every time. Nibyo by'abamodeli bambazaga mu kanya bya fashion here. Ikindi numva if I can do something ku bantu bababaye mba numva buri gihe mba numva nshaka nyina yaba ari umuntu umwe cyangwa babiri ariko nkakora igikorwa gifasha umuntu kumva ko agiyeza handi atarari. Uvuze ko wundusha ikintu umva namuzamura. Urashaka kubonana na Josiane n'ubwa mbere muzamubonanye? Josiane ari ku ishuri ari Musanze, ese uzamusanga Musanze bimeze bite? Noneho nyuma agiye gutanga ikamba yari afite muzakorana mute noneho nyuma yuko nyine inshingano azitanze? Josiane ndakeka tuzabonana, niba tutabonana ejo tuzabonana nyuma y'ejo. Nyuma yaho nibwo nagira ikintu mvuga tumaze kuganira. Ntago kuri telefone umuntu avugana neza n'umuntu. Ni bike mujya muganira wenda iyo muganiye kuri telefone? Tuganira ubuzima busanzwe. Bigeze no kuvuga kuri kumushakira umugabo i Burayi ibyo byose waje bimareho amatsiko abantu nyine kuko nabyo byaravuzwe. Ego ko nago namushakira umugabo ntanamuzi. Byari ndamuzi ariko nago muzi neza, nago namushakira umugabo gute? Nanu wakeneye. Wowe nk'umuntu bwa mbere mujye kubonana urumva nyine umutekereza ute ku bintu mutarabona? I'm so happy because she's very interesting. I like her. Miss Rwanda ngo yatangiye kwandikisha yaratangiye, uteganya wenda gushyigikira umuntu wenda umeze nka we cyangwa nge nta kintu njya nkora nta kigambiriye? Nshobora no kubona umuntu nkumva arambabaje, ntago Josiane yarambabaje parce que ntago ababaje, ariko biterwa na feelings ngize ku muntu. Ntago ari ibintu nkari creatinga ngo mvuge ngo ngiye gufasha umuntu. Nibiba nkabona umwana nkabona hari ikintu mutekerejeho nshobora gukora ikintu. Tumara amatsiko umuhari amafaranga yo kugura imodoka baravuze ngo bamaye igifurumba. Icyo gifurumba cye kirimo amafaranga? Nago ibyo bibazo icyo kibazo nagisubiza. No iyo ni numva ari ibintu bigomba kuba hagati yanjye nawe.
ariko watugeranyiriza tukavuga we n'amafaranga yagura imodoka. Okay, tugana ku musozo rero uje i Kigali, ni biki wari uhakumbuye? Uvuze ko wari umaze igihe kinini cyane uheruka mu kwa 10 kumwaka ushize, ni biki wumva uvuga uti i Kigali ndashaka kubona ibi bintu tukakana kureka ukajya kuruhuka? Kuboni nkumbuye Fanta Orange. Ubundi nkumbura abantu cyane kurenza ibintu kuko nta nubwo nzi places nyinshi. Kigali ntago mazi cyane, nta nubwo unsizanga ukambwa ngo genda hanga, ntago namenye ukuntu majya, ntago ngenda buri gihe nda discovering. Donc buri gihe ngeze ndavuga mu njyana ahantu heza hagezweho. Et puis ndashaka kubona arena bayitashye ntahari. Okay, reka tugushimire rero, twifuriza ibihe byiza. Buri uzatubwira gahunda z'i Kigali uko zimeze, uko bizaba bigenda iminsi kugenda yicuma. Sawa, murakoze. Murakoze.